Yes, kukurikirana Afrimax TV mwanje mwiriwe ndacheka kumeze neza kabisa kandi bikaba muri kukurikirana Afrimax TV 100% cyangwa 100%. Remember to subscribe and my name is Bakti. Nimbukurikirana Afrimax TV uyu munsi ngira ngo urimo kwirebera karere ka Bugesera. Hano ni Ubukwe cyangwa gusezerana imbere y'amategeko. Wamusore wacu twitanze kumufasha kugira ngo ukore neza. Murabizi ko yabaye amakuru na undi akaba yitwa Regis tukaba twaje hano ariko nabone njyenyine we mufunze n'amakoti tumeze neza tukaba twaje hano Bugesera Nyamata ni kumwe na ya group twazanye ushize bakaba bitwa Habibi family nabwo ari bonyine nkaba ndi kumwe na wa mupapa n'umukobwa we musige murabazi cyane kuri kamera za Afrimax TV bavuze nabo ngo support yacu irakenewe tugomba kuba tubari hafi abangaba Regis n'umukunzi we bagiye gusezerana imbere y'amategeko uyu munsi muze hano musuze kumwe na Afrimax TV uyu munsi tugaje kure mu bukwe bwa Regis kandi burakoze cyane kwitabira umukobwa se ko yihisha beze gute ya basuze tugavamo yes turacyari kumwe nabwo tugiye gutinda Mr John nawe tukaturi kumwe nje ngo muramuzi John basuze twaje kureba hasinya maze ibintu tuzakubaturageza twaje kureba aho asinya ngira ngo mwese murabizi mukurikirane murahitamo muzi hano Habibi family nayo twaturi kumwe n'abantu uyu munsi bagaragaye batatu ariko abandi baratubwira aho bari yes amakuru yanyu Regis uyu munsi ndabona mwabutaye ubukwe cyane meze gute niki mwabwira ari kuri kamera za Afrimax TV vuba twinjiramo icyo twababwira mukurikirane bigiye gukurikira akoze ibintu no kuryoha. Thank you. Murabona abakobwa bambaye neza abagabo nabo bifunze amakoti nanjye nifunze kuri white zanjano. Let's go there, everything is gonna be happy there. Ikindi kandi ifatwa nk'umuziro nuko abagiye gusezerana bagomba kutagira andi masezerano hagati yabo kuko nawe ushobora kongera gushyingirwa ninde uri butambamire ishyingirwa n'ubu mu kanya turaje tuba mu mwanya iriya minsi ni ugutangaza abazashyingirwa kugira ngo niba hari ufite icyo twavuga nk'imbogamizi umwe mu bageni ugiye gushyingirwa agomba kugaragaza muri kino gihe cy'imyaka bagenere itegeko twababwiye rigena uburyo butatu bazacunga umutungo wabo. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange ni ayo masezerano. Ubundi gucunga umutungo bijyana n'ububasha bwo kuwukoresha uko bikwiye. Uko bikwiye rero nuko nta n'umwe ufite ububasha bwo kuba yawukoresha ku nyungu ze bwite keretse mwarahisemo amasezerano y'ivanguramutungo. Ariko ubundi ivangamutungo rusange ni ayo masezerano muri bugirane mwumvikana ko umutungo mufite wose muri buvanga, ari uwimukanwa ari n'utimukana, ndetse mukanavanga n'imyenda. Yo mpamvu ari ivangamutungo rusange.
gira impuhwe Regis ninde ivangamutungo rusange numva no gusezerana ikintu cyose, haba ari ibyo umuntu akoresha amaboko, haba ari ibyo yahawe n'ababyeyi. Gusa urumva nakumva ko ari guhera mu mutwe kugira ngo gukire cyane rwose. Ni ukuvuga ngo umutungo wimukanwa n'utimukanwa kandi mukawucunga neza mwubahana kandi mukawugiraho n'uburenganzira bungana, kubera ko nta gikorwa kigomba gukorwa kuri uwo mutungo muhuriyeho mutabanje kugira gute kubyemeranywaho. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano. Ivangamutungo w'umuhahano ni amasezerano abagiye gushyingiranwa bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo, baba bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa se ibizungu. Ubwo ni bwo buryo bw'ivangamutungo w'umuhahano. Sabimana Patrick ninde ivangamutungo w'umuhahano ni iki? Ivangamutungo w'umuhahano ni ukuvanga ibintu mwahashye, akaba ari byo uzima wamusezeranye. Aha, mwahashye Bahashye naho byari byahashwe mbere bikaba bitarimo. yes, niyo mpamvu nyine byitwa kuvanga umutungo w'umuhahano. Uburyo bwa nyuma ni ivanguramutungo risesuye. Iyo naho amasezerano abagiye gushyingiranwa bagirana bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikije ubushobozi bwa buri wese, kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga, kwikenuza, gutanga no kugurisha umutungo we bwite, ariko atagize gute, atarengereye, kuko ntabwo ushaka kwitwaza ko umutungo ari uwawe hanyuma upfusha ubusa, ubutagaguze, uwaye, oya. Iyo bikozwe bigaragara ko ari uguhimana, umwe mu bashyingira ashobora kubiregera urukiko, ndetse n'undi uwo ari we wese yabiregera urukiko. Icyo gihe urukiko rugena umuntu ushobora kugucungira uwo mutungo kandi akawucunga neza, icyo ukeneye akakiguha, kuko uba ugeze ku rwego rwo kuba utagifite ubwo bushobozi bwo gucunga uwo mutungo kuko upfusha ubusa. Tugiye guha umwanya w'abageni rero, ubwo buryo uko ari butatu, ubanze mubitekerezeho, mufate umwanya uhagije, mumenye ngo mugiye guhitamo ubuhe buryo, hanyuma muratubwira mu kanya. Tugiye kubaha akanya. Imwere nisi na kabucyana Maria apa yego mwisemo ya buryo ivangamutungo rusange. aha Maria mwisemo ya buryo ivangamutungo rusange. nabo turashimye tuba amashyi cyane. N'ibyari dushobora kuvuga ko habayeho gutandukana burundu kw'abashyingiranywe. Impamvu ibitera ni iyihe? Harimo impamvu nyinshi, harimo ubusambanyi, guca inyuma uwo mwashaka, woza undi ku nkeke. Twagira ngo tugane ku musozo, ariko turaha abantu bitabiriye uno muhango. Niba hari ababona abageni harimo utasezera kubera ya mizero twababwiye, turagira ngo agire uzamuka niba hari ubona. Niba nyuma yo guhabwa inyigisho n'umwanditsi w'irangamimerere, wagira ngo tubabaze abageni niba namwe mugikomeje gahunda yo gusezera, kuko gusezera ni uburenganzira bwanyu. Niba mugikomeje gahunda namwe mugira yo gusezera.
jewe igira impuhwe Regis maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwa nemeye nta gato ko wowe mukabucyana Mariya mbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya murakoze. maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranwe umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe mukabucyana Mariya maze kumva icyo amategeko y'abashyingiranywe ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Regis umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. rwose nawe ni umuhamashyi. Tubifurije rero kugira ibirori byiza aho mugiye gukomereza hano hasi mu busitani hari aho mushobora gufata amafoto meza, hanyuma guhera ejo mushobora kuza ku murenge gutangira gufata ibyemezo byanyu za attestation de mariage. Ubundi tubifurije gukomeza kugira ibirori No.
Imana yabikoze ariko Imana mwikomera amashyi mwikomera amashyi Wamusore. Reka nageze. Wowe ca hirya. Ahora está fácil. Marene. Imana Ishimwe. mwereke iyo modoka ntaza nkamubuka
yitwa Afrimax uramuyizi. Hari Habib family, hari n'abandi bavandimwe twazanye baturuka i Kigali, twaje kureba ibirori bya Regis. Cyane cyane abadukurikira mu mahanga murabona yuko byabaye neza. Ndasaba timu yacu yose yuko yanyegera hano n'abandi bakatubona umunyegere. Hano ndabamenyesha yuko byose bikurikiranwa ku isi hose ubu ngubu. Twatangiye tumenya ikibazo cya Regis uko cyari giteye. Hano ndashaka gushimira iyi timu yaje hano mubona hano. Iyi ni timu twazanye ihagarariye andi matsinda ku isi hose. Ubu ngubu abakurikirana ku isi hose murabona yuko twaje kandi ibirori bya Regis byabaye byiza. Ndashaka kubashimira abavandimwe ba Regis babonetse, ndetse cyane cyane namwe mudukurikira. Inkunga zanyu zirakenewe kugira ngo Regis ashobore kuzivuza neza. Thank you. Akenshi mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Bati, hari icyo wabwira abadukurikiye ubu nonaha? Yes, kubakurikirana Afrimax TV namwe mwese, reka mbashimire mu gikorwa cy'urukundo mwagaragaje kuva ku munsi wa mbere. Uyu muntu nagomba kumushimira cyane, ni benshi ntabwo bamuzi, ariko yaragerageje ibishoboka byose. Umunsi wa mbere yaganiye na Regis, yaramusuye asanga situation arimo Regis nagushimishije, akomeza kumamagara buri munsi arambwira ngo Bakti wagerageje, yitwa Jamila, wagerageje tukakorera ubuvugizi Regis, wagerageje buri munsi. Noneho binkora ku mutima, nanjye ndavuga ngo ntabwo byoroshye kuva i Kigali kuza hano Nyamata. Ndamubwira ngo ndaza kugerageza, ariko ntabwo yarambiwe, yakomeje buri munsi kuko afite wa mutima w'urukundo, kandi byamubabazaga kubona Regis ari muri situation imeze kuriya. So Jamila kuntu yakomeje kumamagara na Regis, amuhereza namba zanjye, bose bakomeza kumamagara buri munsi, barambwira ngo reka dukore igikorwa cy'ubuvugizi kugira ngo Regis abashe kubona ubuvuzi, kore na mariage, afite gahunda yo gukora mariage. So ndagushimira cyane Jamila, kandi Imana igwe. Inyuma y'aho twagerageje mu mbaraga zacu nyinshi, usibye ko ntabwo ari ibintu byoroshye. Turagerageza dufata urugendo kuva i Kigali kugera inaha, dusanga Regis kweri yaryamye mu rugo. Twamusanze yicaye ari kumwe n'umufiance we muri icyo gihe, usibye ko uyu munsi yabaye umugore we. Bari kuganira, dukora ikiganiro, ariko nawe mu by'ukuri kuntu namubonaga ntabwo yemeraga cyangwa ntabwo yacekaga ko ibintu bishobora guhinduka. Ariko twamubwiye ngo kuva abakurikirana Afrimax TV cyangwa isi yose igiye kubona iyi video kuntu babaje mu nzu, ibintu bigiye guhinduka. Ibintu mu by'ukuri byarahindutse. Regis abagenda bamwitaho, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, baramuganiriza, baramufasha. Ntabwo bihagije, ahubwo abafite iyo mitima bakomeze bamufashe. Ni ibintu byiza cyane. Ubushize twarazanye na group yitwa Habibi n'abafana ba The Ben, nabo ndabashimira cyane kuko bakomeje kwigaragaza kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi. Baje no mu bukwe bwa Regis, kandi barimo kuvuga ngo ntabwo ari ahangaha gusa, bazakomeza kugaruka. Nabo mubaye amashyi menshi cyane. Uyu mupapa nawe ni umuhanzi, akaba yitwa Mzee Chairman.
ni umupapa nkunda cyane nubaha cyane, ni n'umupapa w'inshuti yanjye. Uyu ni umukobwa we bararirimbana, ngira ngo mugeze kubona kuri Afrimax TV kenshi. Nabo inyuma yo kumenya ko Regis afite ubukwe, nabo bahise bavuga ngo ntabwo natwe twasigara inyuma, tugomba kubaherekeza, tugomba kureba ubukwe ukuntu agiye kubukora, tugomba no kumufasha uko ariko kose tumuri inyuma. Mubahe nabo amashyi menshi cyane. N'abandi ni timu yavuye i Kigali, sinzi twongera ngo aricyo bavuga kuri abo ngabo. Iya. Uyu ni mama wanjye. Okay. Niwe twabanje gufatanya gufasha Regis twahuriye inaha i Nyamata, mbona babaye nganira nawe, ndamusura, bibwira famiye, dukora ibishoboka, aribwo nyuma naguhamagaye. Aba nabo ni timu muvuzi. Okay, nice. Natwe twakurikiranye Afrimax, tubona ububabare Regis afite, duhitamo gukora igikorwa cyo kumuvuza. Nice. Okay. Narasubiza ijambo Johnny. Reka nshimire abantu bose mwese konze muri hano abasengana na Regis, namwe mwereze mashi. Mu by'ukuri muri abantu beza cyane bafite imitima myiza cyane. Reka dukomeze gutya kuko mu buzima ntabwo wamenya uko bimeze. Uko ariko kose ufite inshuti, abavandimwe, ukabona buri munsi barimo kwitangira, barimo kukwereka urukundo, ni igikorwa cyo gushimirwa cyane. Abari mu Rwanda bakurikirana Afrimax TV, buri munsi njya mvuga ngo Afrimax TV ntabwo ari njyewe, ntabwo ari cameraman hari Miguel, ntabwo ari team yanjye gusa. Afrimax TV ni mwebwe. Afrimax TV ni abanyarwanda bose bo mu Rwanda no hanze, n'abanyamahanga bose bakunda gukurikirana, bakitanga, bakagaragaza ibikorwa byinshi bitandukanye. So iyi ceremony ntabwo twayihindura Afrimax gusa, ariko n'amashimwe niyo mpamvu yatumye mvuga ibi byose. Reka mbisubize kuri ceremony y'ubukwe bwa Regis. Mashimira mwese kandi murakoze cyane. Imana ibane namwe. Thank you very much, Byari Bakti, mugenzi wanjye. Araba Habib family ariba hasha yari yateguriye Regis, ndasaba yuko bazi imbere bakayimugezaho. Hakurikira n'abandi bose bashobora kuba bafite icyo bageneye Regis umunsi bagiye. So kubakurikirana Afrimax TV turacyakomeje, urugendo ni rurerure. Keep it up, mudukurikirane, ibindi biri imbere byiza. Thanks, big up for all of you who are listening to me right now, kandi mukomeze mudufashe, murakoze cyane. Mbere mwako twashimiye igikorwa cyiza mwakoze, korwa tugushyikira Regis mu bitekerezo bye kandi ikaba mwakigezeho. Imana rero bamugisha, ndagira ngo bano bantu baterane hano nabo bafashe tubashimire, twongere tubashimire. Hanyuma ndagira ngo abantu dusengana sengera mu itorero rya ADPR mudugudu ni Cyeru, hirya gatoya yaho Regis atuye na metero wenda nka 500 gusa, kugira ngo tuhabarangire n'igihe mwamusuye mushobora no kujya no ku rusengero ukareba n'ahantu asengera natwe mukabisura. Hanyuma nagira ngo mwigerereho, hanyuma nabo badusohoze. Harimo abaririmbyi, harimo n'abakristo, ntabwo twese twabashe kuza, ariko kubera ko
gahunda isa nkaho iri imbere n'ubundi bukwe burambuye tuzaboneka n'ubundi twese nagira ngo rero bongere bace bugufi ntabwo bakoze Imana nabo ikomeze kubaha umugisha. Ikindi ni uko nk'uko bisi mwabibonye umunsi ni umunsi mu by'ukuri wo gusezerana ndetse wo kuba gutera igikumwe mu murenge cyangwa se mu rukiko niko tubyita, ariko nuko natwe tumushyigikiye tumufasha gusenga tukamufasha n'ibindi byose. Byari bisi ni umuntu twita cyane, ni umuntu ugisha inama mu bitekerezo bye, nta kintu na kimwe ajya akora atagishije mwarimu inama cyangwa se n'abadiyakoni. Abagisha inama, yaba afite ikibazo akabagisha inama, yaba afite icyifuzo akatugisha inama. N'ubukwe bwe rero yatugisha inama, tumugira inama yo guca mu nzira nziza, mu nzira z'amategeko ndetse n'imbere y'Imana arabyubahiriza. Niyo mpamvu uyu munsi rero umunsi wabaye mwiza, tukaba twese duteraniye hano. Imana ikomeze kumushyigikira kandi twese dukomeze kumushyigikira. Tuzi neza ko ibintu byose bizakomeza kugenda neza kandi turamuba hafi nk'itorero, n'ubundi dukomeze gusengana. Imana ibahe umugisha, turabashimiye mwese. Imana ibahe umugisha.